umuyobozi mu itorero nicyo cyigisho cyabo nyine mu gitondo. Umuyobozi mu itorero ndetse n'ibimuranga, characteristic. Umuyobozi mu itorero ndetse n'ibimuranga. Ushobora no kuvuga uti ngiye sindi umuyobozi mu itorero, sindi umushumba, ariko nimba utari n'umushumba umuvugabutumwa, nimba utari n'umuvugabutumwa uhagarariye abagore, nimba utari n'uhagarariye abagabo uhagarariye urugo rwawe, nabwo uri umuyobozi. Kuko itorero ry'Imana rihera mu rugo. Aho uri hose uraza kwiyumvamo ku buryo ubu butumwa n'ubwerekeze ku bandi burakureba. Icyigisho cyacu kiragira ngo umuyobozi mu itorero ndetse n'ibimuranga. Noneho mbere yuko tuvuga ibimuranga tubanza tumenye ngo umuyobozi ni muntu ki? Umuyobozi ninde? Umuyobozi ninde? Umuyobozi ni umuntu ugendera imbere y'abandi. Ubu ngubu abazi indimi z'amahanga bajya bavuga ngo umuyobozi ngo ni umulida. Leader bikomoka ku ijambo lead, ku nshinga lead. Lead ni ukuvuga ngo ni ukugenda imbere y'abandi. Umuyobozi mu magambo make umuntu agutunguye akakubaza ngo ese ko bavuze ngo uri umuyobozi mu itorero uriga iki? Uzamubwira uti umuyobozi ngewe ndi umuntu Imana yatoye kugira ngo njye ngendera imbere y'abandi. Kugendera imbere y'abandi bivuga iki? Kugendera imbere y'abandi urumva ko harimo ubuyobozi. Ni ukuvuga ngo iyo urimo urayobora ni nk'aho abuyoboye batazi inzira. Icyo bivuga ni nk'aho abakuri inyuma batazi inzira, ari wowe uzi inzira ugenda ubereka uti dore ni hariya turimo turagira gute, turimo turajya. Umuyobozi ni ukuvuga ni umuntu ugendera imbere y'abandi ugamije kugira ngo ubereke intumbero y'aho mushaka kujya. Niyo mpamvu ugomba kugendera imbere y'abandi. Iyo umuyobozi atazi ahajya, abayoboye baza bagira gute? Nabo baza bayobagurika. Imba mwibuka ahantu twabaye muri Kongo, ari igihe wajya kugenda nko mu nzira ukagenda wajya kugera iri imbere inzira igashira. Iyo nzira kumbe wakurikiye inkuru y'inka ntiyari inzira nyayo, wagera iri inzira igashira yashira ukavuga uti kurya bwose iyi ntiyari inzira, reka ugasura ukabona umuntu agize gute arakubaruka aragiye. Umuyobozi utazi kugenda imbere y'abantu atazi yajya, abantu baza baguma bakazenguruka hamwe kubera kuko batazi aho uwo muntu arimo aragira gute, arimo arabajyana. Mu yandi magambo twavuga ngo umuyobozi ni umuntu ubona, ureba, akareba kuko agendera imbere y'abandi abayoboye. Ni ukuvuga ngo afite amaso areba, ushobora kubona imbere y'abandi. Mu yandi magambo afite picture, afite ifoto y'aho ashaka kubajyana. Ukavuga uti ndabakura aha muri uyu mwaka, iri torero nshunje ndarikura aha mu kwezi kwa 12 tuzaba tugeze ku kintu runaka. Iyo utazi ubajyana barakomeza bakazenguruka kuko ntaho wababwiye barimo kuraba, nawe ubwawe utazi ujya. Ibi reka tubanze tugaruke ku itorero ryo mu rugo. Itorero ryo mu rugo nta muntu muri twe utayoboye urugo rwiwe. Iyo utazi aho ujyana urugo rwawe, narwo ruzaruguma rukazenguruka ku bibazo, rukazenguruka ahantu hamwe ntirutera imbere. Burya muzamubona ingo zimwe zitera imbere izindi ntizitera imbere. Icyo barushanwa ni uko abayobozi bari muri urwo rugo, umugabo n'umugore bari muri urwo rugo bazi kureba intumbero, bakavuga ngo turashaka kuva hano, umwaka utaha tuzaba twaguze ikibanza. Ni ukuri niyo baguha amafaranga miliyoni utarigeze ugira icyerekezo cyo kuzagura icyo kibanza ntiwakigura. No mu itorero niko habe nubwo wabona batera nkungu utazi iyo uri muragana ntiwamenya n'icyo ukoza ayo mafaranga baguhaye. Ni ukuvuga ngo umuyobozi twavuze ngo icya mbere agomba kuba ari umuntu ugendera imbere y'abandi, icya kabiri agomba kuba ari umuntu ureba, mbega mu yandi magambo ufite viziyo, niko basigaye babyita. Ufite viziyo, ufite icyerekezo, urimo urakura abantu b'Imana hehe ukabajyana hehe. Umugabo witwa iyo utazi iyo ubajyana uzumera nka kwa kundi twiga muri primaire bajyaga batubwira mu gitondo mbere yuko twinjira mu ishuri, bakatubwira ngo
bakatubwira ngo marché sur place. Kumarisha ni ukugenda, ariko siko pastor man. Marché sur place ubundi kumarisha ni ukugenda, ariko umwarimu akakubwira ngo ugende aho ngaho gusa ntuhave. Noneho ukasanga urimo uragenda gutyo, mukagira gutya mukagenda ubusa murareba ntarimo kugenda, ariko sinshobora kuva aha ngaha. Mu yandi magambo ndimo ndagenda ariko sintera intambwe ituma ngenda. Umuyobozi w'urugo cyangwa uw'itorero niyo waba uyoboye korali cyangwa uri kinamama ukaba utaza kujana abo bagore bo muri iryo sengero, n'umwangu icyo mukora gusa ni ukumarisha sur place, muba muri aho ngaho mutanyeganyega aho nzabasiga uyu mwaka ndi hano Nairobi nzagaruka mpabasanga ntaho mwavuye ntaho mwagize gute ntaho mwagiye. Kubera iki? Kuko umuyobozi ntiyigeze abaha icyerekezo kigira gute kibaganisha kibabwira ngo dore turimo turava aha ngaha tugenda he dufite aho tuje. Imana yamagara amaso yaramubwiye yabanje kumwereka icyerekezo cyayo, iramubwira ngo ndimo ndakura ubwoko bw'Imana muri aha ngaha, ndimo ndakura kwa Farawo ngo kubera impamvu zitatu, ngo numvishije uburyo bataka, ngo nabonye kubabara kwabo, ngo none ngo manuwe no kubatabara. Ati none gasi no bakura aho ngaho udafite umuntu ntumwe, ngwino ngutume untume, urabakura hariya kwa Farawo ubajane mu gihugu nzakwereka. Tuvuge ngo amen. Iyo niyo viziyo. N'uvuga ugomba kugira icyerekezo itorero ushumbye cyangwa umuryango wawe cyangwa abagore uyoboye cyangwa korali ugomba kuba ufite. Urashaka ngo iyi korali uyoboye urugo rwawe cyangwa itorero urashaka ngo rive hehe rigere hehe. Uko niko kuba umuyobozi. Naho ubundi nimba atari ibyo uzabyinagira aho ngaho, uzajya ugenda uti twari twapanze ko uyu mwaka tuzakora iki, mukagenda kuko nta gahunda mwigeze utazi kubagenda imbere bazenguruke mugaruke wa mwaka ushire ntacyo mugezeho. Rick Warren ni wa mugabo w'umunyamerika w'umupastori wanditse igitabo cyitwa Ubuzima bufite intego. Yanditse ikindi gitabo cyitwa Ubuzima itorero rifite intego. Abashumba muzagisoma. Itorero rifite intego cyanditse no mu Kinyarwanda baragisobanura. Iryo torero rifite muri icyo gitabo cyanditse ngo itorero rifite intego, yaravuze ngo umuyobozi ngo agomba kugira intumbero, ngo agomba kugira vizi, icyerekezo, ngo maze wamara kugira icyerekezo cyaho ushaka kujana itorero ryawe ngo ukarimenyesha abuyoboye iryo ntumbero yawe, ngo bakayigira iyabo, ngo bamara kwiyemera bayigize iyabo ngo ukayigishaho, ugategura inyigisho zijyanye nayo, abaririmbyi bagahimba indirimbo zijyanye nabyo, ngo ya ntumbero ikagera ikaba nka siloga ni indirimbo isubiwemo cyane. Ya ntumbero cya cyerekezo kikagera kikaba icyabo kikaba nka siloga mukagisubiramo. Yewe ndimo navuga ngo n'urugo rwawe n'itorero waruyobora nk'uko n'abana bawe bakazamenya ngo turimo turava tukajya. Muzi ko abana bacu bazazenguruka ku misozi yo kutamenya iyo tubajanye bikarangira nabo bapotereye mu nzira, kubera ntibazi n'icyerekezo cy'urugo rwawe, ntibazi ngo murashaka kuva hano muri ubu buzima ngo mugere ku buzima buresha gute. N'itorero ugashumba abantu 100 batazi iyo urimo kubajana, batazi icyo ushaka kubagezaho. Umuyobozi ubundi ni umuntu ugomba kugendera imbere y'abandi akagira intumbero irenze y'abandi, akereka abantu icyagira gute. Icya gatatu, uwo muyobozi abagomba n'umuntu ufata risk niki apote gufata risk no udatinya ingaruka ni umuriski teka utagira ubwoba. Tuvuge ngo amen. Kugira icyo utinya. Ari igihe abayobozi muri izi ari igihe uzutinya gukora ikintu ngo noneho ningira gute cyangwa batangira kugikora ugahita wumva bashakurije rimwe ugahita urekura aho kugira ngo biteze induru reka mbe ngize gute. Ubundi umuyobozi ni umuriski teka. Ukuvuga ngo wafashe mu bisome muri Yoshua igice cya 3 Imana yabwiye Yoshua, iramubwira ngo Yoshua bari bageze kuri Yorodani, amubwira ngo iyi nzira Yoshua igice cya 3 ati kuyinzira nimwigeze muyinyuramo bwari ubwa mbere kandi hari mu ishyamba. Yorodani yari mu ishyamba, yari mu kibira. Noneho Imana iramubwira ati rero kubera ko mutazi inzira dore uko ibintu mugomba kugenda. Yoshua abwira abatambyi, amagara abatambyi arababwira atumva iyo uri umuyobozi ufata risk. Iyi Yorodani ntiyaza basobanurira amagambo yose, yarababwiye ngo nimwe mubanza kwikorera isanduku ngo hanyuma mukagira gute ngo mugakanza gukandagiramo. Buriya mugira ngo Yoshua yarayobewe ubwenge bwo kubabwira ngo bose bakandagiremo, ariko yarayobewe
atekereje aravuga ati bose ko ntazi ujya kuzima, ntabwo nawe yari yarakandagiye muri Yorodani ngo amenye ujya kuzimu. None se ndarohamwe aba baturage bose bigende gute? Aravuga ngo abatambyi nibo babanza kugira gute ukandagira ngo mukandage. Kandi Bibiliya iravuga ngo hagati y'abatambyi n'abandi bayobo n'abandi baturage ngo habamo intera ngo metero imikono ni 2,000. Gutya habamo intera, abwira abaturage ati maze rero mwebwe nimuhite mukandagiramo mubanza mubareke bagende, ngo muze mugenda ngo batumbiriye ngo murebe aho banyuza bariho namwe mugira gute kugiye hazagira ngo batakandagiramo bose bakaruhama. Umuyobozi utinya gukandagira urimo urabwira abantu ngo mwitange, wewe ari wewe uri bwitange nyuma ngo twego ngo nimuzane ngaho twitange ngo inyubako, kandi wewe ntiwakandagiyemo mbere. Ubwo uri umuyobozi n'udatinya ingaruka, nubwo waba utaje uzakuzimu ariko ugakandagira. Amen. Nubwo byaba bikomeye, kabone nubwo wakumva inyuma barimo kuvuga ariko ugakandagira. Iyo babonye ukandagiyemo ntugire icyo uba baragukurikira, ariko iyo watinye nabo bagira gute barazenguruka kuri wa musozi nababwiraga. Turangije kumva umuyobozi cyari cyo byumvikanye. Mbega mu yandi magambo mvuze umuyobozi muvuzeho ibintu bitatu. Ndavuze ngo umuyobozi ni umuntu ugendera imbere y'abandi. Icya kabiri ndavuga ngo kugira ngo abereke inzira. Icya kabiri ndavuze ngo umuyobozi ni umuntu ureba ibyo abandi batareba, ufite viziyo, ufite icyerekezo. Icya gatatu ndavuze ngo ni umurisikiteka, ni umuntu ushobora gufata ibintu biremereye agafata ntatinye agakandagira n'ahari ingaruka n'ahantu hakomeye akahakandagira. Noneho turebe kuki umuyobozi akeneye. Cyo nicyo kibazo cya kabiri twibaza. Ese kuki tumaze kumenya ngo umuyobozi ni iki, kuko umuyobozi akeneye? Why do we need leadership? Kuki dukeneye ubuyobozi mu itorero, mu miryango, kuki tubukeneye? Icya mbere, ubuyobozi burakenewe cyangwa se umuyobozi arakenewe kugira ngo agire gute, kugira ngo atangize ibintu. Nk'ubu sintekereza nimba abantu barubatse n'urusengero gutya ngo bose baricaye barabitekereza. Hagomba umuntu ubitangira, ubi-initiya. Umuyobozi ni umu-initiator, ni umuntu uinitiya ibintu akabitangiza. Niyo mpamvu akenewe. Hatariho abayobozi ibintu ntibyakorwa. Icya kabiri impamvu dukeneye umuyobozi, umaze gutangiza ibi bintu ukavuga tugiye kubaka urusengero, hakenewe umuyobozi kugira ngo bishirwe mu bikorwa. Umuyobozi arakenewe kugira ngo ibintu bishirwike, ibitekerezo mwavuze bishirwe mu bikorwa. Icya gatatu, ubuyobozi burakenewe kugira ngo ya mirimo bya bintu twiyemeje, cya cyerekezo twihaye kigenda gitera intambwe, kiavansa, mbese ntitugume hamwe tukajya dutera intambwe kugira ngo intambwe iveho tuve kuri iki tugere ku kindi, tuveho tugere ku kindi, hagira ikiyongera nuko biavansa kugira ngo biavanse, kugira ngo intambwe igaragare ko mwateye intambwe. Ubuyobozi burakenewe. Ariko icya kane, ubuyobozi burakenewe kugira ngo umuyobozi azane impinduka. Hatariho ubuyobozi impinduka ntizizagira. Hari abantu banga impinduka ariko impinduka zirakenewe. Ubuyobozi burakenewe kugira ngo habeho n'impinduka. Icya gatanu, ubuyobozi burakenewe kugira ngo abantu bakosorwe, kuko umuyobozi arakosora. Barayandikiye Timoteyo ngo ntihazajya hagira umuntu uhinyura ubusore bwawe, ngo ahubwo uzutesha, wigishe ndetse ukosore. Bashomba bagenzi banje, dusigaye tugira ubwoba bwo gukosora abantu. Umuntu akaza akigaragura akavuga amafuti, tureba ntiyagire n'umubwira utari ku ibyo bintu uvuze sibyo. Nubona umushumba utinya gukosora abantu bakoze amakosa, uzamenye ko ubuyobozi bwe ari ubunyantege. Kuko umuntu umuyobozi ntatinya, arakosora kugira ngo ibintu bigerweho. Uzana impinduka ariko ukanakosora ibyagenze nabi. Niba ushinzwe gukosora inyigisho mbi, ushinzwe gukosora indirimbo bahimbye nabi, ushinzwe gukosora indirimbo kera tukiririmba muri za korali tukiri bato, ari indirimbo twigeze uzajya turirimba tukayiririmba nabi, tukajya turirimba ngo mbega urugamba ruzaba mu ijuru. Ngo mbega urugamba ruzaba mu ijuru. Pastor Minga narahaguruka atariko mu ijuru tuzagerayo dukomezanye n'urugamba. Sina rugamba ruzaba ari mu ijuru rurafite kuririmba no kunezerwa. Urugamba tuzaba twarutsinze. Urumva uko no gukosora.
ariko abantu bari mu guhimba indirimbo z'amafuti abantu bakazireka. Umuntu akavuga ibintu by'amafuti hano kuri rutari ugaceceka, umuntu agahagarara agatuka abandi ntuvuge kandi uri umuyobozi. Umuyobozi arakosora, ubuyobozi burakenewe kugira ngo habeho gukosora, kuko abantu bagira amakosa. Iyo umuyobozi yatinye gukosora ibintu birikaraga bikajya bigenda, inyigisho z'ubuyobozi kaza n'ibindi. Hari n'amasengesho bazaga badukosora, ariko ubu ngubu sinzi nimba abayobozi bubu bagitinyuka gukosora abantu. Bakababwira mwavugira kundi mirimo bati nimwitonde habanza hakavuga umwe, ariko ubu ngubu na kajagari, umwe arihenanga urundi akarenguka hirya gutya nuko ntihagire n'uvuga atari ku ibintu noneho mu cyari byagenze gute. Utinya gukosora. Bashumba bagenzi banje, ubuyobozi nicyo bubereyeho gukosora ibitagenze neza. Amen. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo uteshe uhane kandi wigishe. Niko Paulo yabwiye Timoteyo, gutesha, guhana no kwigisha no gukosora biri mu nshingano zacu. Niyo mpamvu ubuyobozi bukenewe. Ubwo rero tugiye ku cya gatatu. Cya mbere twari twavuze ngo umwigisha, umuyobozi ninde, icya kabiri kuki dukeneye umuyobozi, icya gatatu ibimuranga nibihe. Turimo turajyana cyangwa ndimo ndabasiga? Okay. Muraza no kugira igihe cyo kumbaza ibibazo. Umuyobozi arangwa n'ibintu byinshi, ariko ku mpamvu z'umunsi wacu kugira ngo namwe nze kubaha umwanya wo kubaza ibibazo, tuganirira hamwe twungurana ibitekerezo. Ndavuga ibintu bigera nko kuri 11. 11 ni byinshi biranga umuyobozi. Icya mbere kigomba kuranga umuyobozi mu itorero nuko agomba kuba ari umuntu ufite urukundo, ukunda Imana agakunda n'abantu. Umuyobozi agomba kuba ari umuntu ufite urukundo, ukunda Imana agakunda n'abantu. Uru rukundo tuvuga ntabwo ari urukundo nka rwa rundi abantu baza bavuga ngo I love you, ngo sheri shushu, oya. Ni urukundo ruturuka mu mutima, rwa rundi ruherekejwe n'impuhwe. Impuhwe, wabona umuntu wambaye ubusa akagutera impuhwe, wabona ushonje ukumva ubabajwe nuko umuntu ashonje, wabona umuntu wasinze waguye mu muhanda ukababazwa nuko uwo muntu arimo ararimbuka. Uwo mutima w'urukundo niwo Yesu yari afite. Iyo usomye muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 36 haravuga ngo babonye ngo abana bameze nk'intama zitagira umwungeri. Imana icyatumye guhagurutsa ni ukugira ngo umwungeri, ariko umwungeri ufite urukundo rwuzuye impuhwe, urukundo rubabazwa n'ibibazo abantu bikoreye, ariko kandi ugamije kugira gute, kugira ngo ugire icyo ubikoraho. Kubisengera ni kimwe, ariko no kugira icyo ubikoraho. Ejo hari abo twaganiriye ngo ugomba kugira icyo ubikoraho. Icyo ngicyo ni icya mbere, uzuye urukundo, agakunda Imana agakunda n'abantu ayoboye. Icya kabiri kiranga umuyobozi mu itorero. Umuyobozi wo mu itorero atandukanye n'umuyobozi wo muri leta. Ikitutandukanya nabo nuko ikituranga cya kabiri ni umuntu uca bugufi, humility. Umuntu ugira gute, uca bugufi. Abafilipi igice cya 2 uhereye ku murongo wa 3 ukagera ku wa 8 haravuga amakuru menshi, ariko ikintu cya mbere kigaragaza ngo uyu muntu agomba guca bugufi. Mbere y'uko uca bugufi, Paulo yaranditse abwira Abafilipi, arababwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo kandi ngo umuntu wese wo muri mwebwe ngo yoye kwizirikana ubwe, ahubwo ngo azirikane ngo kandi umuntu wese wo muri Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 3 kugera ku wa 8, kandi umuntu wese wo muri icya mbere ngo yoye kwizirikana. Kwizirikana ni ukwikunda. Wowe kureba ibibazo byawe gusa, ngo ahubwo urebe ibibazo bya bagenzi. Arongera arababwira ngo ikigeretse kuri ibyo, ngo umuntu wese wo muri mwe ngo azabona ko mugenzi we amuruta. Tuvuge ngo amen. Apotre, ujye ubona abantu bari hasi ubone ko bakuruta. Umuntu wese wo muri mwe amenye ko mugenzi we amuruta. Hari igihe tugira amatitire tukabona dufite aka mikrofone buri munsi uri ku gatutu urimo uravuga ukagira ngo wowe uraruta abandi. Ntabwo tubaruta.
mu bituranga tugomba kuzirikana ko tugomba kugira gute umuntu wese akazirikana ko mugenzi we amuruta. Maze ageze ku murongo wa 5 aravuga ngo uwo avuga ukuntu tugomba gusana Yesu. Guca bugufi kwacu si ugusuzugurika, ahubwo dufite aho tubikomora. Aho tubikomora ni hehe? Tubikomora ko Yesu Kristo ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana y'iki? Ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Agira gute? Aramanuka. Ngo ari umuntu ntibyarangiriraho, aramanuka ngo abe umugaragu w'imbata. Yicisha bugufi agera ku rwego rw'imbata, ndetse munsi y'imbata kuba umugaragu. Aramanuka. Ngo nicyo cyatumye Imana ibonye ko yicishije bugufi. Ngo nicyo cyatumye Imana ibonye ko kwicisha bugufi yamanutse. Iravuga ngo maze imushyira hejuru, irongera igira gute? Iramuzamura. Tuvuge ngo amen. Kwicisha bugufi ni ubuyobozi. Nicyo kintu kigomba kuranga umuyobozi. Umuyobozi wicara akaresha n'abayoboye. Umuyobozi ushobora kuganira n'abayoboye. Ubu ngubu abantu bari mu gushaka ngo bamere nk'aho tuririya hejuru, ariko ihame ry'ubwami bw'Imana si cyo rivuga. Umuyobozi mu itorero ni umuntu umanuka ntibazagusuzugura, kandi bashaka bazagusuzugura Imana izakuzamura. Icya gatatu kiranga uwo muyobozi. Uwo muyobozi agomba kuba ari umuntu usenga, umunyamasengesho. Ahangaha turarebera urugero kuri Mose, ahubwo niho nari guhita mpera. Turarebera urugero kuri Mose, kuko mu bice ndibuze gusoma ndasoma igice cya Mose cyo Kuva. Nimushaka mucyandike hahandi kuri titre twahereho, igice cya Kuva, igice cya 18 umurongo wa 21. Ariko ahangaha ntabwo ngiye kuvuga ibyo gusenga, kubera ahangaha muri uyu murongo ndaza kuvuga hano gusenga. Mose, Bibiliya itugaragariza yuko Mose, turaza kwasoma nyuma aho ngaho mube muhari. Bibiliya itugaragariza yuko Mose yari umuntu w'umunyamasengesho. Ibibazo byakomeraga Abayisiraheli bakabyuka mu gitondo bamubwira bati yebaba we, ati turashaka iki ngiki. Yagiraga gute? Yahitaga agenda akaja gusenga, akaja kubaza Imana iki? Kuja kubaza Imana uko ari bubigenze. Kandi rimwe na rimwe bazaga bamusaba ibintu by'amananiza. None se ibaze nawe, mu gitondo kimwe ngo yarabyutse akajya yumva ngo abantu bose mu mahema yabo ngo barimo barasaba inyama. Ati se byagenze gute? Ati turashaka inyama. Yinjira mu yindi hema, ati turashaka inyama. Abagabo bati turashaka inyama, abagore turashaka inyama. Kandi ntiyari yabaze bisho. Nta busheri yari afite, ntiyari yabaze, ariko bakamubwira ngo barashaka inyama. Kandi bagiraga amatungo ariko ntibayabaze, ariko bakamubwira ngo barashaka inyama. Ntibaragana abagabo nka 5 ngo tubage turye, ariko bakagaruka bakaza kumubwira ngo turashaka inyama. Nawe atabaze uko si ugusaba amananiza. Byabaga byoroshe ku muntu nka Mose kubwira abo bantu, akababwira ati sinabazi. Cyo si igisubizo cyoroshye. Yari gushobora no kubabwira ati none se mwakwishize hamwe mugafata itungo ry'umwe mukagira gute? Mukari. Ariko yarazi ko abantu ayoboye atarabi. Igihe cyose bamubwiye akavuga ngo nimubanze mucacake ngende kuyibaza. Tuvuge amen. Amasengesho nimubanze murekeje kuyibaza. Yagerayo ati abantu bamaye noneho barabyutse bose babyutse basaba inyama. Ati genda ubabwire ngo ejo mu gitondo bazazibona. Yarazi ko ibyo akora byose agomba gusenga, kandi uko gusenga kwamufashaga guhora ategereje ku Mana, guhora yidipendinga, kumva ko atari ubwenge bwanje mbayoboresheje, ahubwo mbayoboresheje kuyoborwa n'Imana. Ndagira ngo mbabwize ukuri mu itorero, habe niyo wabarize waraminuje udafite gusenga. Yego kwiga ni ingenzi kuko hari ubwenge bundi wunguka, ariko birasaba nuko usenga ukabaza Imana, kuko abantu tuyoboye sa bacu n'ab'Imana. Kuja kubaza Imana ngo abantu bawe dore ibibazo bafite ngire gute, nukwemera kuyoborwa nayo.
umuyobozi mu itorero agomba kwemera kuyoborwa n'Imana binyuze mu masengesho. Icya kane, umuyobozi mu itorero agomba kurangwa n'ubunyangamugayo. Ibyo bita mu Cyongereza ngo integrity, ubunyangamugayo. Mu Kinyarwanda iryo jambo rivugitse neza, kwanga umugayo. Kwanga ko abandi bagira gute bakureprosha, bagira icyo bakuvugaho. Kwanga ko abandi bantu bakubonaho ibintu by'umugayo. Umuntu w'inyangamugayo ni umuntu ukora ibintu ibyo avuze akabikora. Hari abantu bajya bavuga amagambo menshi bakamenya kuyatondekanya, ariko byagera mu bikorwa ntibabikore. Iyo uvuga ibyo udakora uba utari inyangamugayo. Ubundi umuyobozi nyamuyobozi agomba kuvuga ibyo avuze, akaba ari nabyo bigaragara mu bikorwa byiwe. Umuntu w'inyangamugayo ikizamukubwira ni umuntu ugira gute. Ibi kandi bigaruke no mu miryango yacu. Hari igihe tuba tuvuga ibintu mu miryango, abana buriya ntibaza badusubiza, ariko bakabona ko ibyo tuvuze atari byo tuzadukora. Akabagucishijemo ikaramu y'umutuku. Ni ukuvuga ngo umuntu ubunyangamugayo bwacu, amagambo yacu agomba kujyana n'ibikorwa, kugira ngo abantu tuyoboye batugirire icyizere, bubake trust, batugirire icyizere ku buryo akwizera, akizera ko ibyo umushumba wavuze, akizera ko ibyo umukozi w'Imana avuze ari byo, adashobora kuvuga ngo oya ngo biriya ngo uko atari byo. Mbega tugomba kuba turi abantu bashira abantu b'inyangamugayo, ibintu byose babikorera mu mucyo. Transparency, ibintu byose babikorera hehe? Hari itorero rimwe nabonye rizarikorera mu mucyo, aho nigeze kuba Tanzania, itorero ry'abaruteri. Mujya mutura amaturo ku cyumweru, ku kindi cyumweru bakayabarangira, bakababwira ngo mwatuye amaturo yo gushima ngana gutya, mwatanze icyacuma ngana gutya, mwatanze ayo gufasha abakene ngana gutya, ayiterambere ngana gutya. Barangiza bakababwira ngo muri aya mafaranga mwakoze, kandi umukuru w'itorero niwe uzi ubivuga, utari pasiteri, ukavuga ngo muri ayo mafaranga ngo twaguze umuriro wa 5, ngo twishyura umuzamu 10, ngo tunywa amazi y'umushyitsi, byose bakabitondagura aho mu iteraniro. Barangiza no mu mpera z'ukwezi bakavuga batayandi yasigaye twayahenje abashumba, twayahenje abakozi. Ni ukuvuga ngo umukristo akamenya ngo amafaranga yanjye natanze yagiye. Ariko se urimo urabwira abantu ngo mwarakoze kwitanga, ntibanazi n'ibyo bitanze, ntibazi ngo nangahe, ntibazi ngo yakoze iki. Transparency, gukorera mu mucyo. Ibyo kandi bijyanye no mu miryango yacu. Iyo abantu badakorera mu mucyo, reka mbabwire, kudakorera muri transparency, havuka ikibazo gikomeye cyane, havuka urwikekwe. Urwikekwe cyo bita suspicious, watangira gusupsona umuntu akazakeka ngo buriya nubwo avuze 20 ngo yari 30. Umuntu w'inyangamugayo ibintu byose ubikorera ku mugaragaro, ubikora abantu bakabibona, bakamenya ibintu byabo, ntidufite ibyo guhisha ngo dukorere iriya hirya. Ni urugero rumwe narimbahaye. Ubunyangamugayo ni bene ubwo gukorera mu mucyo, kuvuga ibyo dukora, kubaka icyizere, abantu bakatwubakamo icyizere, ariko kwirinda ko abantu batublaminga, kwirinda ko abantu batubonaho umugayo. Bavandimwe, turi abantu natwe nk'abandi, ariko tugerageze uko dushoboye kugira ngo abandi bantu boye kutubonaho umugayo. Amen. Uko niko kuba inyangamugayo. Umuyobozi mu itorero agomba kuba inyangamugayo. Icya gatanu kiranga aho ngaho ku bunyangamugayo, muze kubisoma muri Tito igice cya mbere umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Tito igice cya mbere umurongo wa 7 kugera ku wa 9, ubwo bunyangamugayo. Icya gatanu kiranga ubuyobozi, umuyobozi mu itorero agomba kuba ari umuntu ubabarira. Buriya hari abantu bajya baduhemukira, si byo? Mu murimo dukora ni abantu bajya badukomeretsa tukababara, ariko nimba banahari ujye ubababarira. Reka nongere mvuge Mose, inkuru ziba ziratangaje cyane. Aba bantu bajyaga bakora amakosa menshi cyane, ariko yagiraga umutima ubababarira. Ubisome muri Zaburi 106 umurongo wa 23. Bibiliya ivuga ngo iyaba Mose indore y'Imana itarahagaze mu cyuho ngo ikureho umujinya w'Imana. Imana yari yarakaye.
muri iyo Zaburi 106:23. Imana yari yararakajwe n'iki? Mose yazamutse gusenga igihe Imana yagombaga kumuha amategeko, ngo hanyuma Abisirayeli baravuga ngo se tuzakomeza tumutegereze tutazi igihe azira kuzageza ryari? Ngo bigira inama yo kuvuga ngo biremere igishushanyo batangire bagire gute? Bagisenge. Babwira Aroni bati Aroni, reba uko tugenje uyu mugabo ibyo ntituzatubimenya, noneho yaragiye aratinda birakabye. Nuko ngo baremera igishushanyo cinga, baratangira bagira gute? Baragisenga, baragipfukamira. Ngo Imana irababaribwira Mose, iramubwira ngo noneho aba bantu barananiye ntacyo ntabakoreye, ariko ubwo bageze ubwo bagiye kumbandikanya n'izindi mana ngiye kubarimbura, ariko wowe ntugire ikibazo. Impamvu ndi bubarimbure, ndabarimbura wowe nzakugira izina rikomeye, muri wowe nzakuramo n'ubwoko bukomeye. Urumva Imana itari igikemuye neza se? Ariko Mose aravuga ngo ntabwo nkeneye gukomera, n'izina ryanje ntirikeneye gukomera. Ngo se ngo n'abazabyumva ko warimburiye ubu bwoko muri iki gihe muri ubu butayu bazavuga gute? Ngo hagarara iriya Zaburi 106:23. Haravuga ngo iyaba Mose intore, umuntu w'inyangamugayo, tuvuge ngo amen, iyaba atarahagaze mu cyuho ngo ahagarare imbere y'Imana akureho umujinya w'Imana, ngo Imana iba yaragize gute? Iba yarabarimbuye. Ni imbabazi yari zari zuzuye umutima. Aravuga ngo aho kubarimbura ngo nanje umpanagure. Nimba umufashe umwanzuro wo kubarimbura, nanje ujanane nabo. Umuyobozi ni umuntu ugira gute? Ugira umutima w'imbabazi. Yewe n'abaguhemukiye, n'abagukomerekeje. Abashumba buriya tugira ibyago byo kubesherwa, sibyo yeme? Ibyago byo kubesherwa, bashobora kukubeshera bakakubeshera bakarema ikintu utarigera utekereza no mu mutwe wawe, ariko bakakikwegekaho. Nabo ngabo bakubesheye ujye ubababarira. Imbabazi nizo zigomba kuturanga. Icya gatandatu kigomba kuranga umuyobozi ni ukwizera. Ukwizera, mwibuke ko twavuze ko agira intumbero. Izo ntumbero ziremereye no kwa gufata risk ukazugenda ahantu utabona inzira ugira ngo udafite kwizera wajyayo. Kwizera ni ingenzi ku muyobozi mu itorero. Kwizera ni amaso areba ibyo abandi bantu batabona. Aho abandi babona ibibazo, wowe ukabona ko hari igisubizo. Aho abandi babona ingorane, wowe ukahabona ko nta kibazo biri buze gukunda. Aho abandi babona ko nta nzira, wowe ukahabona inzira. Ni umuntu ufite amaso areba ibyo abandi bantu batabona. Ni umuntu ureba hirya y'ibibazo, ni umuntu ureba hirya y'imisozi, ni umuntu ufite ayandi maso. Haleluya. Bigeze kubana n'umushumba umwe arambwira, nakoreraga i Rwamagana. Arambwira ngo ngo yatangajwe n'i Rwamagana, ngo ahantu hataba umuhanuzi. Ndamubwira ngo sukeneye umuhanuzi wiki. Ati buriya abahanuzi bagira icyo bamaze, bazakubwira ko ibintu bizamera. Namubwira ngo igituma ukeneye abazakubwira ko ibintu bizamera nuko amaso yawe atazabona. Iyo abagiraga kwizera ngo urebe, kuko abahanuzi si bo bareba hirya gusa. Abahanuzi bavuga ahubwo ibyo Imana yababwiye. Naho umuyobozi ufite kwizera uzureba no hirya y'ibibazo igihe abandi babona ko ibintu bikomeye, wowe ukajya ubona ko ukajya ureba hirya y'imisozi. Kwizera ni amaboko asingira ibyo tutarashikira. Haleluya. Ukajya uvuga uti tuzubaka urusengero rwa miliyoni y'amanyakenya kandi udafite n'igice, ariko kwizera kwawe kukabirema. Nigeze kuba muri paruwase, abakristo bafite intege nkeya yine mu gutura no gukora, ntabwo bari barabitojwe cyane, ariko si uko batabishakaga. Ariko noneho nkumva nshaka gukora ibintu biremereye, nkabona ntibarimo kubyumva. Noneho umunsi umwe numva ndimo ndabasobanurira, nkabona ntibarimo kubyumva. Numva umutima urambwiye, narika muri paruwasi ya Kabuga. Noneho numva umutima urambwiye ngo aba bantu kubera batarimo kumva barumvishwa n'ibitangaza. Numva haje kuko nababwiraga ibintu bihanitse birenze ubushobozi bwabo. Mu by'ukuri si uko bangaga kuya, ariko byari birenze ubushobozi bwabo. Hari igihe uhanika abantu ukababwira uti tugiye gukora ikintu cya za miliyoni bataratunga n'ibihumbi 100. Ubwo nabwo baba babahanitse. Noneho ndavuga ngo aba bantu kugira ngo bemere ko ibi bintu bizashoboka, ngiye gusenga, numva isengesho rinjemo.
ndavuga ngo se kwizera kurambwira ngo se Imana yagemuriye ngo Imana yagemuriye Eliya ikoresheje ibyiyoni bikagemura inyama ntibizige ibyiyoni n'ukuntu bikunda inyama kaza biterura inyama ntibikoreho iyo nanirwa guterura amafaranga sinziza yaterura izazi tugemuriye turimo gusoza amateraniro ndasenga ndababwira ngo noneho ikimenyetso kizababwira ibi bintu bishoboka nuko Imana izatugemurira. Imana niyagemuriye Eliya ndasenga ngo Mana wohereze nka kujya wagemuriye Eliya tubone ikimenyetso kitubwira kuzukora. Nuko sinarinzi ngo bizaturuka he. Noneho hashize iminsi 2 numva umuntu arampamagaye nari nagiye Rwamagana mvuye Kabuga. Arampamagara ngo ndagushaka ngo nitwa Eric ngo ndi umukozi wa Rwanda Teri ngo nari watigo ngo ndi umukozi wa Tigo ngo none ngo narinje hano ngo gushaka aho dushinga umunara w'urusengo umunara ngo none ngo ibyuma byacu byagaragaje ngo ko byaguye mu isambu yanyu yo ku rusengero. Arambwira ni Rwamagana nzazeje araza mu gitondo arambwira ati ihene y'agataka kangana gute ni nkaha kuri yirutana atariko ati wundi urakatugurisha inje singurisha kuko ubutaka bw'itorero ndibaza bagurisha ati none se ni urakodesha ati hoye ati ubundi uyu munara ni ibikorwa bya leta ni ibikorwa rusanga abaturage bunguka ati none akanyima ati leta irazi kambereza ndamubwira ni leta ndikaguha kuko nakitorero kandi singugurisha urakodesha no aremera ngo bucyaraza dukora amasezerano. Icyo gihe hari muri 2009 aho hantu bazakodesha amafaranga menshi cyane 2009 nasize icyo gihe nahise mfikabuka nasize bazakodesha 300 buri kwezi ako gaparcelle gashinzwe mu munara ni nkaha kuri yirutana uhera 2009 n'ubu baracyakishura. Urumva ko Imana itogemura ariko nari mfite amaso yo kwizera ndavuga ngo Imana izaza n'ibintu none aba bantu babone ko ibintu bigira gute kwizera. Iyo udafite kwizera uzubabwira ngo ariko se ngo n'ubundi ubushize ngo twakoze igikorwa ngo kirananirana ngo ubusa ngo murareba ibingibi byo ngo twashobora wewe ubwo ngo uri umuyobozi uzikure mu bayobozi uhita kwicara mu ntebe uri umuntu ukintega abandi gute ubundi wagombye kuba ufite amaso abona ibyo abandi batagira gute yego ibyo abandi batabona akaba ari byo wewe ubona. Tuvuge ngo amen. Niko gufata risk niko gukandagira muri amazi maremare uyakandagizwa ko se wese abatanzi bo kuragira ngo bari bazi ko aresha bari bizeye ubundi kwizera n'ugushira icyizere mu Mana ukumva ko ibintu byose bigira gute. Yoshua yari afite kuri yakwizera abatasi 10 ntimubibuka ibintu baza bavuga ngo duhuriye n'abagabo barebana ngo twirebaga ngo bitewe n'ukuntu baresha ngo twebwe ubwacu tukaza tukubona ngo tumeze nk'amezi amahanzi. Yoshua mwumva ukuntu yababwiye ati manje abo bagabo muvuze nababona ariko uko biri kose nimba twizeye Imana nimba Uwiteka twishimira babarebye ubwo bugari ubwo burebure bwabo bagabo ubwo babura bataha ariko Yoshua yarebye hirya y'imisozi hirya y'abo bagabo barebana aravuga nimba Uwiteka twishimira nimba tumwizeye koko ngo tuzabarya nk'imitsima. Tuvuge ngo amen. Umuyobozi agomba kugira kwizera yewe aba no mu rugo rwawe udafite kwizera ntacyo uzugera. Umugabo umwe yigeze kubaza umuntu ati uwo mama yazaga acuruza ibitenge aramubwira ngo ni gute uzugenda ukarangura ibitenge ngo ukaza ukabitereka aho utazi ko abantu babigura. Urumva kwizera kuko yari afite atugafata amafaranga yawe ukarunda ibintu utazi aho umuguzi ari buturuke ko n'ukwizera ariko kwizera kuza kukubwira ngo ngiye gukora iki kintu kiri buze gukunda. Imana igahamagara abantu. Imana irabishoboye. Ukwizera. Icyakarindi umuyobozi mu itorero agomba kuba ari umuntu ufite ubushobozi capable. Tubisome ahandi muri cya gice nababwiye cya
kuva igice cya 18 umurongo wa 21 turagera kwa 23 haravuga ngo kandi utoranye mu bantu bose abashoboye ubucamanza bubaha Imana n'inyangamugayo mwazumvisha za nyangamugayo banga impongano ubaho ubutware bahabwe batware igihumbi abandi 100 abandi 50 abandi 10 bajye bacira abantu imanza ibihe byose kandi urubanza rukomeye rwose bajye barukuzanira ariko urubanza rworoshe abari bo barucira abari bo baruca niho uzoroherwa umuruho nabo bazajya bafatanya nawe nugira utyo Imana ikabigutegeka uzabishobora kandi ubu bwoko bwose buzajya ahabwo bufite amahoro. Amen. Nasomye muri Kuva 18 umurongo wa 21 kugera ku wa 23 bivuga iki? Uyu mugabo witwa Mose ngo yazaga ahera mu gitondo agakimanza bukira, igihe kiragera urugo rwe ruramunanira kubera kuruburira umwanya. Bashumba mu nyumva n'abandi mufite izindi nshingano, uva mu kazi kawe ugahitira kuri korari ukajya mu masengesho y'abagore ukaburira urugo rwawe umwanya. Imana ntibikunda. Mose igihe cyarageze ananirwa gucunga urugo rwe, babwira umugore yari afite abana 2 b'abahungu bati ngaho nimusubireyo mugende ibyanje byarayoberanye musubire iwanyu. Umugore asubira kwa se n'abana 2 b'abahungu. Noneho sebukwa Mose abibonye atereka ngende musubize nje kureba iby'abana. Ageze ngo asanga Mose azahera mu gitondo aca imanza z'Abanyesirayeli bukira ataruhutse. Noneho ngo sebukwa mugira inama amubwira ati Mose we ibintu uzabivamo uzavunika kandi nabo ngabo ucira imanza nabo bararusha. Ati reka mubwire inama nyanama, inama nakubwira ikomeye ngiyi. Mubwire inama ya mbere, ugende ufate mu bantu b'Isirayeli bagufashe ariko ntupfe gutoragura ubonye. Dore ibintu yamubwiye ngo abantu muri aba bantu ugiye gutora ngo uzatora abantu bashoboye. Turimo turavuga ngo umuyobozi agomba kuba ari umuntu ushoboye, capable, umuntu uri capable, umuntu ushoboye ni muntu ki? Ni umuntu ufite ubushobozi bw'imitekerereze, umuntu ushobora gusoma igitabo akacyumva, umuntu ushobora gushakisha akamenya igisubizo ikibazo abantu bafite. Ushaka abantu bafite ubushobozi. Ari igihe mu itorero twihishamo tukajya tuvuga ngo umwuka wera azanyobora gusa, ukabyuka kandi wigeze usoma n'igice wateguye n'ijambo. Ubu se njyewe ntateguye ibi nabibabwira byaturuka he? Uba ugomba kubishakisha ukabisoma, ugasoma abantu uhagaze imbere bakabona ko ufite ubushobozi bw'ibyo wavuga. Sibyo? Agomba kuba ari umuntu ufite ubushobozi kandi gushobora guca imanza. Ndetse aramubwira ko si ibyo gusa, abo bantu bafite ubushobozi ngo bongereho ko bagomba kuba ari abantu b'inyangamugayo badakunda impongano, ariko ngo n'abantu batinya Imana. Amen. Ushobora kugira ubushobozi ariko utari inyangamugayo, ushobora kugira ubushobozi udatinya Imana ukazikora amarorero, ariko n'abantu bafite ubushobozi bashobora kwiga, bashobora gusoma ibintu, bashobora gusobanura ibintu. Kwiga Abaswahili baravuze ngo elimu haina mwisho. Kwiga ntabwo bisaba ngo umuntu aje mu ishuri. Uko usanga turimo kwiga ariko harane badakunda kwiga. N'ubu turimo turiga hari n'utabikunda. Pastor arigisha ku cyumweru ukabona abantu bararangaye, bavuga bati bazaniye umuvuga butumwa ukabona baraho ngaho. Abantu biga, abantu bafite ubushobozi bagira gute? Abo ngabo Imana irabakeneye. Imana ibwira Mose ati uzaze utoranya abantu bafite ubushobozi bafite n'ubunyangamugayo. Rero umuyobozi mu itorero agomba kuba ari umuntu ufite ubushobozi. Yego. Icya 8 agomba kuba ari umuntu ufite ubwitange. Amen. Ubwitange ibyo bita mu Cyongereza ngo umuntu uri committed, umuntu wamaramaje udasubira inyuma, wamaramaje gukurikira Yesu, wamaramaje gukorera Imana, witanze ukitanga ubwawe. Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7 aravuga ngo kubera ubwitange yari afite, aravuga ngo nibyari kumbera inzitizi
bimwe mu byari kumubera inzitizi yari ibyarindamuye. Vuza Abafilipi igice cya 3 icy'umunani. Abantu bafite ubwitange bamaramaje gukorera Imana. Ubwitange, naremvuze ngo Pawulo yari afite ubwo bwitange bukomeye. Aravuga ngo ibyari inyungu yanjye, ibyari indamu, ibyari kumbuza gukorera Imana nabiteye umugongo, nahisemo kutabirebaho, bitamo kubihomba kubw'inyungu n'ubutunzi nabonye muri Kristo Yesu. Tuvuge ngo amen. Umuntu w'umukozi w'Imana, umuyobozi mu itorero agomba kuba ari umuntu ufite ubwitange. Ukitanga ntunaregerete ngo ibyawe warabimaze, uzitanga ubimareyo nawe ubwawe, natwe ubwacu, n'imitungo yacu n'ubwenge bwacu. Niyo mpamvu babajije Yesu baramubwira batari ku bundi itegeko riruta ayandi mategeko yose gukomera ni irihe? Ati ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose. Ni ukuvuga ngo ubwitange ukamaramaza ntacyo usigaje, n'ibikubera inzitizi ukabitera umugongo, n'ibyo ubona byari kukugirira inyungu ukabihomba. Kuko ibi ndashaka ngo mubyumve, muri iki gihe abantu basigaye bashira inyungu zabo imbere. Ugasanga arashaka ko hari icyo abonamo. Byanatubereye n'igisebo, kubera ko abantu bajya bagira ngo turi ibisambo twagiye gushaka ifaranga. Ntabwo twagiye kuzishaka. Iyo tujya kuzishaka, aho kuzishaka hari hahari. Ariko rimwe na rimwe impamvu bajya babitubwira ni uko bajya babona bamwe muri twebwe nyine barazishize imbere, barabishize imbere. Apara avuga ngo hari ibyo nari mfite byari bimfitiye inyungu nahombye. Kuba umuyobozi mu itorero ni umuntu ufite ubwitange, ushobora kwitanga wowe ubwawe n'ibyawe, ukitangira umurimo w'Imana kandi ukitanga ku bwa Kristo. Icyacyenda ni ukuba icyitegererezo, role model. Kuba icyitegererezo ni role model. Kuba icyitegererezo bivuga iki mu Kinyarwanda? Kuba icyitegererezo ni wa muntu mu Kinyarwanda baza bavuga ngo ni ukuba bandebereho. Bandebereho mamaro. Ubu dushobora guhagarara imbere y'abantu tukababwira ngo nimuturebereho. Pawulo yari yarageze kuri urwo rwego mu gice cya mbere, mu gice cya 11 Abakorinto ba mbere umurongo wa mbere. Yabwiye Abakorinto arababwira ngo mujye mugera ikirenge mu cyanje, mujye mureba icyo nkoze, mujye mugenda mureba uko nkoze. Aha ngaha ikirenge namwe bari nimundebereho mukore nk'ibyo nkora, muvuge nk'ibyo mvuga. Aravuga ngo mujye mugera ikirenge mu cyanje kuko nanjye nakigeze mu cyande mu cya Kristo. Mu by'ukuri twikorera isuzuma ugahera mu rugo. Ushobora kubwira abana bawe ngo mundebereho mu rugo iwawe, itorero ryo mu rugo, wababwira ngo muze mundeberaho. Uko mvuga nuko nkora namwe ariko mukora. Mu itorero ushobora guhagarara uri umuyobozi ukabwira abandi ngo mundebereho, bakureberaho kuzinduka, bakureberaho kwitanga, bakureberaho ibyo uvuga. Nibyo Pawulo avuga, kuba icyitegererezo. Umuyobozi mu itorero ni umuntu, sitwavuze ngo agomba kuba nta magawa afite. Iyo udafite amagawa nibyo gutera isoni kuvuga ngo ni mundebereho. Mundebereho. Uyu muntu nasanzwe. Icyitegererezo Pawulo yajyaga yigisha Timoteyo akamubwira ngo ujye ukora nk'ibyo nakubwiye. Ujye uzirikana yari umumenta we, yari umutoza we. Umutoza. Njya mubona mu mupira bagira abo bita abakinyi, ariko bagira n'abandi bita abatoza. Imana yaduhamagariye umurimo ukomeye bashumba bagenzi banje. Yaduhamagariye umurimo wo kuba abatoza, gutoza abandi, kandi tukabatoza bakaza bareba ibyo dukoze. Sinzi gukina umupira kandi sinza ngukurikira cyane, ariko hari igihe uzunyuraho gutyo ukawubona. Hari igihe uzureba umutoza azakora n'amajeste atavuze bakamenya icyo avuze. Kubera iki? Kuko mbega ni umukoci, ni umutoza wabo. Ninde turimo gutoza? Turimo gutoza abazadusimbura bakabibihangana. Njagenda ejo bundi nagiye ahantu twakagiye kwigisha abashumba mu ntara ya Nyagatare, mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Noneho nari kumwe n'umunyeshuri nigishiye muri kaminuza, arigisha ndishimye.
iyo bigishenza nishima, cyangwa iyo umunyeshuri wanje abwirije akagira gute ndishima nkumva kubera ko najyaga bigisha isomo bita kuba umwigishwa wa Yesu. Nkabwira ngo ubundi umwigishwa arakura. Yesu yabwiye abigishwa ngo muzakora ibirenze ibyo nagize gute, ibyo nakoze, muzakora ibitangaza birenze ibyo nakoze. Ubundi nimba ndi umwarimu nkaba ntarashobora guproducinga umuntu uzanduta, ni ukuvuga ngo hari icyo mbura. Uri umushumba ukaba utarashobora guproducinga, ukaba utarashobora kurera abandi bashumba bakuruta, uri kuragundira ubuyobozi. Kuko umuyobozi si ugundira ngo uzaruhe nanguke. Umuyobozi ni ubyara abandi bayobozi, kandi ubabyara ubatoza bakakureberaho, ukareba ko wagira abandi barimu bakomeye, abandi bigisha bakomeye, abandi bavuga ubutumwa bakomeye, kandi babigeraho ugasimbuka. Ntuvuge ngo agiye kuncaho. Hariho abaza bashaka kubacaho bakabakubita hasi. Niyo aya matorero muzamubona agenda avuka kubera iki yatangiye kuzamuka kugira ngo umuzamuro gahita ukubita. Ntabwo ari abo gukubitwa, turi abantu twigisha ngo baturebereho, hanyuma batureberaho batangira kubwiriza neza, tukabazamura, tukabaha intebe, bakabwiriza kuturusha, bakayobora kuturusha. Kuko turi muri competition, turi mu marushanwa, turi mu murimo w'Imana. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo umurimo w'Imana ureze, ngo ni igihe cyo kuwusarura, ngo ariko abasaruzi ni bake. Mavuno mengi yameivya, watendakazi ni wachache. Ninde wababwiye ko babaye benshi ku buryo mubyigana, kandi Imana irimo iravuga ngo abasaruzi ni bake. Mubareke bakure, baturebereho, bigisha baturute, babwirize baturute, baba abayobozi baturute, baba ababishopu, twe turi abapasitori, nta ribi. Kuko umuyobozi mu itorero ni intangarugero, akaba icyitegererezo mu bandi. Tuvuge ngo amen. Turabatoza. Ninde watoje? Uri mutoya bisenga aracyari mutoya, je ndamusekeza ngo muzi akasinka avuga mikoro. Turabatoza, turi icyitegerereza. Ni kibazo batwigiraho. Uwahagara ukavuga ngo banyigireho, munyigireho. Ninde muri twavuga munyigireho, bandebereho. Dushatse twanasoreza kuri iki tukarekera bandebere. Icya-10, umuyobozi mu itorero agomba kuba ari umuntu wirinda self control. Timotheo wa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 7 aravuga iby'ababishopu, akavuga ngo bagomba kuba ari abantu birinda. Twirinde muri kwa kugira ngo abantu batatubonaho umugayo, tugomba kuba turi abantu bazi kwirinda. Ukamenya aho uhagaze, ukamenya abo uhagararanye nabo, ukamenya ibyo uvuga, ukamenya n'ibyo usigaze, ukirinda kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kikugaragara. Icya-11 muri bya bindi biranga uwo muntu kirimo kugira ubwenge. Ubwenge nibyo bita sagesse mu Gifaransa, cyangwa mu Cyongereza babyita wisdom. Ubwenge butangwa n'Imana. Pawulo mu Mana aravuga ngo dusenge Imana ngo iduhe ubwenge. Yandikiye Abaefeso aravuga ngo dusenge Imana ngo iduhe ubwenge kugira ngo turusheho kumenya, ngo ili tuweze kumjua yeye jinsi alivyo. Dusenge Imana iduhe ubwenge bukomeye, ubwenge buri mu bushishozi, ubwenge bw'Imana. Mu bisome mu Migani igice cya 4 umurongo wa Imigani igice cya 4 umurongo wa 10 umurongo wa 7 haravuga ngo ubwenge muri byose ngo nibwo ngenzi. Udafite ubwenge ibintu byose bipfa ubusa. Ubwenge ubu ni bwa bundi Salomo yasabye. Ntabwo ubwenge butandukanye n'ubumenyi. Ubwo mu ishuri ni ubumenyi, naho ubwenge bw'Imana ni nka bwa bundi Salomo yasabye buvuga ngo Imana ndagusabye umpa ubwenge kugira ngo menye gucira ubwoko bw'Imana imanza zikwiye. Abantu dushinzwe ntitwabayobora tudafite ubwenge bw'Imana kugira ngo tubahe ibibakwiriye, tubacire imanza zikwiye, tubagire inama zikwiye. Nuko Imana iduha ubwenge. Niyo mpamvu umwanditsi w'Imigani igice cya 4 umurongo wa 7 yavuze ngo ubwenge ngo muri byose ni ingenzi. Udafite ubwenge ntacyo wageraho. Ni ihame rikomeye, ihame ry'ubwenge. Ni ikintu gifite agaciro gakomeye kurenza n'ubutunzi. Kuko ubutunzi wabushaka ukabubona, ariko ubwenge bw'Imana ni wabubona. Dusenga Imana iduhe ubwenge kugira ngo ubwoko bw'Imana tuyoboye bube buyobowe neza. Ndumva ibiranga umuyobozi mwiza mbishoje.
muri ibyigisho navuze ibintu 11. Umuyobozi ni iki? Mvuga ibintu bitatu. Ndavuga ngo umuyobozi ni umuntu ugendera imbere y'abandi. Icya kabiri ndavuga ngo umuntu ureba ibyo abandi batabona. Icya gatatu ndavuga ngo umuntu ufata risk. Noneho ndavuga ngo ese kuki dukeneye ubuyobozi? Mvuga ibintu 5 impamvu dukeneye ubuyobozi. Noneho mvuga icya gatatu, mvuga ibintu biranga umuyobozi, mvuga ibintu 11. Muracabyibuka? Hanyuma ngiye gusoreza ku kintu cya 4 arico umuyobozi agomba gukorera mu team, gukorana n'abandi. Ni ibice 4. Ni ibice 4 by'iki cyigisho. Umuntu agomba gukorana n'abandi mu team. Gukorera mu team bivuga iki? Gukorera mu bandi ugafatanya n'abandi. Iyo uri umuyobozi ntabwo ari wowe kamara. Ugomba kumva ko ugomba gufatanya n'abandi. Ni gute umuyobozi yafatanya n'abandi? Hariya ikintu cyari cyatumye Mose ibintu bimunanira nuko yacaga imanza wenyine. Ariko Imana yashakaga ko agira gute? Ko afatanya n'abandi. Niyo mpamvu Sebukwe yamugiriye inama ngo nubikora gutyo uzaruhuka na bagenzi bawe bagira amahoro. Nukuvuga ngo yandi magambo gukorana n'abandi nico bita kudelega power. Gufata ubuyobozi mfite ngatuma undi muntu ngo ngaho gende bikore. Ntabwo ari wowe wenyine uzayobora wenyine, ntabwo uzabwiriza wenyine, ntabwo ari wowe kamara, ntabwo ari wowe uzategeka iby'amafaranga, gutegeka iby'inyubako, gutegeka ibintu byose. Ugomba kuba uri umuyobozi, ugomba gukorana n'abandi. Gukorana n'abandi ni nka kuriya Mose Imana yamugiriye inama. Iyo usomye mu gitabo mu yandi magambo gukorana n'abandi, kugira ngo ukorane nabo ugomba kuba empowering, ugomba kubaha ubushobozi. Babandi ushaka ko bagufasha mu murimo ugomba kubaha ubushobozi. Ubushobozi butari ubw'amafaranga, ariko ugomba kubigisha ukagira icyo ubaha kituma bagira ubwo bushobozi. Ikibazo ni ugutuma umuntu utahaye ubushobozi. Iyo usomye mu Kubara igice cya 11 umurongo wa 16 kugera ku wa 17, Imana ibwira Mose iravuga ngo bazajya bahekana nawe uwo mutwaro, ngo n'abantu be ngo we kuheka wenyine. Imana yari ibwiye Mose ngo itoranye abandi bantu bazajya bafatanya nawe, yo gukora wenyine ngo kugira ngo uwo mutwaro we kukuremerera wenyine. Abapasiteri bari mu gusaza, bamwe bararwaye za stroke, abandi bararwaye za pressure, abandi bararwaye agahinda gakabije kubera kwikorera ibintu byinshi wenyine. Uzabyikorera wenyine uzashwanyuka. No mu rugo reka mbabwize ukuri, hari ababyeyi batazi gutuma abana babo ngo wewe uroza amasahani, wewe urakoropa, wewe urakora ikindi, akabikora byose bikarangira afite umushiha, arimo arabatuka akabacumbira bakarya yabatutse. Kandi bari guteka, umwe ari guteka, undi agacumba, undi akoza amasahani, mwarangiza mwese mukishimira ibiri. Ariko wananiwe gutegeka abana bawe ngo bagufashe imirimo, barangiza ukabikora wenyine, wamara kuvunika ugatuka se n'abana bose ukabatukira rimwe. Ngo mwabonye ko ari njyewe mukozi wanyu njyenyine. Kosa si iryawe, ni wewe wananiwe kubatuma. Wene wananiwe kubaorganiza ngo mukorere hamwe. Gukorera hamwe, Imana yabwiye Mose ngo ntuzajye wikorera ibintu wenyine, jya ufatanya n'abandi. Imana iratangaje cyane. Ariko iramubwira ngo uzuha abantu ubushobozi. Umunsi umwe Imana yigeze kubwira Mose ndamukunda cyane. Yigeze kumubwira ngo Mose, ngo noneho ngo ngiye gufata ku mwuka wawe. Imunyumva. Ngiye gufata ku mwuka naguhaye wo guhanura. Ngo hanyuma umuhereza abandi bagabo 70 nabo bagire gute? Ese mwamarize mu kigega cy'Imana cyacagase. Ku buryo kandi ubundi mwuka we yahaye bose mugende itoye ubundi mwuka ihereza. Ariko uravuga ngo ndakura kubona guhana. Hanyuma abari ngenda nyanyagiza kuri aba 70 nabo bahandi bizureka guhanura wenyine. Amen. Uzureka guhanura wenyine, n'abandi nabo bagira gute kumwuka naguhaye. Imana ibitwigisha ngo dukorane n'abandi bantu. Wibona undi muntu ashaka kugufasha mu gusunika ngo kuriya ngo bahaza kurebuzwa ibiki. Oya, ntabwo yaje kurebuzwa, Imana yamuhagurukije ngo agushigikire. Imana yigeze kubwira bageze mu nzira ngo niyo ntambara barwanye y'Abameleki. Intambara y'Abameleki yari iya mbere kuko ntibari bamenyereye kurwana. Hanyuma Imana ibwira Mose uburyo bagiye kurwana urwo rugamba. Noneho iramubwira ati uzi ukuntu muri bubigenze? Ati genda ubwire Yoshua. Mose ahamagara Yoshua, aramubwira ati Yoshua, ukundebe sinzi kurwana, sinzi nuko bazabigenza, ariko iyo kwitegereje njambona ushobora kurwana.
none genda utoranye mu Bisirayeli urebe abandi bagabo bazi kurwana mwebwe muje ku rugamba muje kurasa amasasu naje cyo nshoboye mu gusenga ndaje ku musozi nje gusenga babyemera nka gutyo hanyuma haboneka abagabo babiri batazi gusenga batazi no kurwana uwo ni huri naro ariko nabo baravuga bati none se twe tubuze hose abanyarwanda bazaga babuze hose nk'ingatimenya tubuze ko niba tutazi kurwana ntitumenye no gusenga uko twe ntacyo twakora ngo babwira Mose ngo noneho natwe turaguherekeza baramuherekeza bajana nawe ngo bagezeyo byari bikomeye kuko urugamba rwari rukomeye intambara y'Abameleki Mose ahindura strategy yo gusenga none akajya asenga arambuye ibiganza ngo asenga arambuye ibiganza noneho ngo kuriya teza amaboko ngo kuko ngo yaramburaga amaboko ye Abameleki baraneshwaga ariko amaboko ya Mose yatendebuka Abisirayeli bakaneshwa huri nawe natwe gatubonye akazi ngo hura aravuga ngo nje ndashigikira ubwoko kumwe arane nawe mashigikira ukundi amaboko ya Mose yigera gute yigera tendebuka kubera iki kuko habonetse abandi bari gushigikira amaboko ye ngo bahera mu gitondo amaboko ya Mose bayashigikiye tuvuge ngo amen ngo turavuga akamaro ko gukorana n'abandi noneho ngo Mose nubwo bari bashigikiye amaboko igihe kiza kugera kuko urugamba rwafashe amasaha menshi y'umunsi hanyuma igihe kiza kugera Mose ananirwa guhagarara ngo babagabo bigira inama baravuga bati twebwe turagutega ibuye bazana ibuye bararimutega bamaze kurimutega ngo bagira gute bamutega ibuye bamaze kumutega ibuye aryicaraho kandi ngo yaza arwana urugamba agize gute iyo nkuru iri muri Kuva igice cya 17 umurongo wa 8 kugera ku wa 15 Kuva 17 umurongo wa 8 kugera ku wa 15 ngo Mose akomeza kukwicara kuri byabuye azamuye ibiganza babishigikiye kandi ngo yaratumbiriye inkoni y'Imana agakomeza kareba kuri ya nkoni y'Imana hanyuma birangira Yoshua arwanya urugamba iri yararutsinda kubera iki kuko Mose yasenze abandi bagabo nabo bashigikira amaboko yiwe Imana arabo yahagurukije kugufasha ariko ntushaka ko bagufasha kubera ufite ubwoba bw'umurimo ukagira ngo nakarima kawe sakarima kacu n'umurimo w'Imana n'umurimo w'Imana tureke n'abandi bakore Imana ihagurutse bahuri na baroni badushigikira amaboko nibaza kugushigikira uzemere kandi mutanababona bahagurutse uzabahagurutse bagire gute wemere Imana ifate ku mwuka yaguhaye ishire no ku bandi bagore n'abandi bakobwa n'abahungu bahanure babwirize bakora umurimo w'Imana gukorera hamwe bifite umumaro wo gukorera hamwe n'ubuhe icyambere iyo abantu bakoreye hamwe baza bagera ku ntego vuba iyo mwemeye gufatanya n'abandi bantu muzamugera ku ntego y'ibyo mwiyemeje ya ntego mwihaye udakoranye n'abandi ntiwayigera icyambere bagera ku ntego vuba icyakabiri inyungu yo gukorana n'abandi mugera ku ntego ya vuba icyakabiri mugira umusaruro mwinshi kubera ko ntabwo uri murakora wenyine icyagatatu buri muntu wese yubaha Imana ya mugenzi haleluya ndabisubiramo gukorera hamwe bifite umumaro icyambere mugera ku ntego vuba mwiyemeje icyakabiri umusaruro uba mwinshi icyagatatu iyo mukoreye hamwe buri muntu wese yubaha impano ya mugenzi ubu se ko muragira ngo ndimo ndavuga gutya umpaye akazi ko guhanagura izi ntebe no zirangiza vuba ariko hari undi wazirangiza vuba kubaha impano ya mugenzi wawe birakenewe Imana iduha umugisha kandi iha umugisha ijambo ryayo amen